Umuvandimwe wacu rero aragira ati ndifuza umuntu ufite imyaka 50 ariko niyo yaba hasi yayo cyane cyane ko we afite imyaka irenga 50 ho gato. Umuvandimwe aragira ati ndifuza unsazisha umuntu ufite urukundo nyarukundo, umuntu usenga, umuntu wihanganira ubukene ariko ntago ari umukene we mutaza kumva ko tuvuze ko yihanganira ubukene, ameze neza arifite. Hanyuma ikindi arifuza umuntu umusazisha neza. Ikindi kigeretseho bavandimwe, ni umuvandimwe wacu akaba afite ubwandu bw'agakoko katera sida, akeneye urukundo, akeneye abamusigasira, ntabwo akeneye umuntu uza akamukinisha. Waba ukibyara arakwemera, waba utakibyara nabwo arakwemera. Umuvandimwe wacu rero aragira ati ndifuza umuntu ufite imyaka 50 ariko niyo yaba hasi yayo cyane cyane ko we afite imyaka irenga 50 ho gato. Umuvandimwe aragira ati ndifuza unsazisha umuntu ufite urukundo nyarukundo, umuntu usenga, umuntu wihanganira ubukene. Ikaze ku Muranga Family TV, rwose nongeye kubashimira uburyo mutwitaho mukadukurikira. Ikindi nongere mbasabe, mama Nike mureba abaye Muranga ntago byaba byiza? Ese mbaye umutinyisha ntago byaba byiza? Ngaho nimumbwire, mbaye utwikurura ntago byaba byiza? Ni ukuri muri komenti mungaragarize urukundo, mungaragarize ko ibyo byose bitashoboka. Naba n'umushingira ngahagarara umuhanda rw'umugeni nyabo, ako gafoto kaba keza nabwo nyine ubwira iyo uri umugeni mwiza ubwira cameraman uti nyamuneka nugera kuri uriya mukecuru uzamusige agapudre kugira ngo iminkanyari igabanyuke. Nuko ubwo rero rwose ibyo byose muri comment niba mubona byambera mu byandike, hanyuma ubundi ntangire nimeze neza, ubundi dushyingire amanywa na nijoro. Ariko ntago nzaba umushyingira ujya kumviriza, oya ntago nzumviriza. Nzaba umushyingira uhanura abana bakinjira iwabo mu nzu neza. Muri comment ni ukuri. Ntabatindiye rero ku Muranga Family TV tumenyereye ko haza abakobwa beza bakivuga, abahungu bakabareba bakagira abo bashima cyangwa se nabo banenga, abahungu nabo baza bakagaragara, abakobwa bakagira iyerekwa ako kanya, niba bakunze niba badashimye nabyo bikagaragara. Noneho rero hakaza bavugira kuri telefone ibyifuzo byabo. Ariko uyu munsi twabazaniye umuvandimwe, nige wahagaze mu mwanya we, mbabwira ibyo yifuza, mbabwira uko ameze, mbabwira ibyo akunda. Mukurikirane ikiganiro, ari byo no muri comment nyamuneka mwandiki, kuko byanze bikunze umuntu agira icyo ashima n'icyo ahinyura. Ubwo rero muri comment mu byandike, hanyuma Umuranga Family TV irahari kubahuza. Umuvandimwe wacu rero aragira ati ndifuza
umuntu ufite imyaka 50, ariko niyo yaba hasi yayo, cyane cyane ko we afite imyaka irenga 50 ho gato. Umuvandimwe aragira ati, ndifuza unsazisha, umuntu ufite urukundo nyarukundo, umuntu usenga, umuntu wihanganira ubukene, ariko ntabwo ari umukene we mutaza kumva ko tuvuze ko yihanganira ubukene. Ameze neza, arifite, hanyuma ikindi arifuza umuntu umusazisha neza. Ikindi kigeretseho, bavandimwe, ni umuvandimwe wacu, akaba afite ubwandu bw'agakoko katera sida. Akeneye urukundo, akeneye abamusigasira, ntabwo akeneye umuntu uza akamukinisha. Waba ukibyara arakwemera, waba utakibyara nabwo arakwemera. Ni umugabo w'ibigango, isura ye afite imibiri yombi. Ni umugabo ufite urukundo pe, akeneye uwo aruha kandi akeneye umusazisha neza, nawe akamusazisha neza. Urumva ko atifuza umuntu ukiri muto. Umuvandimwe wacu rero akeneye umuntu ukora, ariko kondisiyo ze, wa muntu yaba adakora, bazashakana icyo bakorana hamwe, cyane cyane ko ari umuntu wikorera, arikorera, arifite. Ubwo rero hagize uwumva ashaka umuntu nk'uwo, urumva ko yivuze, yavuze ibyo afite, yavuze uko ateye, murumva uwaba yifuza kuba yabana n'uyu muvandimwe, rwose yakwandikira Umuranga Family TV ikamumugezaho, birihuse ni nko guhumbya, hanyuma ubundi bakarwubakana, bakubaka urugo ruzira amazimwe na menshi. Uyu muvandimwe wanjye rero, ikintu yifuza cya mbere ni ukuba umuntu, umudamu cyangwa umukobwa utari munini, uri mu rugero, muri make afite ibiro biri mu rugero, ushinguye bitari cyane, ufite imibiri yombi. Ntabwo ashaka ya nzobe itukura kuko nawe ari inzobe, yifuza ikinyuranyo. Ubwo rero hagize uwumva ashimye uwo muvandimwe, rwose byaba amahwi. Umuranga Family TV ako kanya imbangukira gutabara, burya ahubwo iratinda, ni nk'ako kanya. Abakurikiye rero Umuranga Family TV, uyu muvandimwe wacu arikorera, wongera ubyumva utarikorera. Ikindi, ntimwumve ko yanduye ngo mwumve ko ibye byarangiye. Oya, waba ukiri muto wumva umukunze, mwabyara. Cyane cyane ko iyo umuntu ari hafi kubyara, hari umuti bamuha, umwana we akavuka nta bwandu afite. Ikindi, imbaraga arazifite, rwose n'ubushobozi arabufite. Muri make arikorera pe, nuko. Ubwo rero wowe wumva umushaka, twaguhuza nawe. Ibyo byo kuba yaranduye ntabwo ari ikibazo, nawe ushobora kuba waranduye, ariko ntuheranwe n'agahinda, ntiwiraze ngo urare upfumbase amaboko. Oya, uwo muvandimwe arahari, ngwino mufatanye kurwubaka. Reka duse n'abiganirije. Mu by'ukuri umuvandimwe yanduye ntabwo ari ibintu byatuma tumugira igicibwa. Niba wiyumva ko mwabana, mukabishakana, mukabyarana, nta kibazo kirimo.
reka twe kubagira igicibwa, ni abacu. Nanjye ejo nakwandura n'undi yakwandura, none se ubwo nitumuca bizagenda bite? Reka tumusigasire, ari byo tumusigasire, tumushakira umufasha amusazishe neza. Waba waranduye ngwino rwose, waba utarananduye kandi nabyo nta kibazo. Dufite uko twaganiriza uyu muvandimwe, niyo waba utaranduye ukamusazisha neza kandi ntagire icyo akuburana.